muzamerekeze mwese ndaribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze mama bebe Imana iba umugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye muraho neza nshuti bakurikirana ibiganiro byacu. Mbere ya byose reka tubanze twihanganishe umuryango wa Vava ndetse n'inshuti n'abavandimwe n'abakunzi cyane cyane bakurikiranaga Vava ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se uwo twakunze kwita Dorimbogo, nyuma y'uko uyu munsi inkuru y'incamugongo yumvikanye hirya no hino ko Vava yitabye Imana. Akaba ari inkuru yababaje abantu benshi bakurikiraniraga hafi uyu mukobwa ndetse n'ibikorwa byiwe byari byuzuyemo gutebya, gushimisha rubanda nyamwinshi. Ariko uyu munsi Imana yamukunze cyane kuturusha ndetse ubu akaba atakiri kubarizwa mu bazima, ahubwo ubu ari aho akwiriye kuruhukira, aho Imana yamuteganyirije. Rero reka dukomeze twihanganishe inshuti n'abakunzi bose mwakundaga Vava muri rusange, ndetse dukomeza no kumusabira iruhuko ridashira. Imana imwakire aheza mu bayo. Kuri uyu munsi nibwo humvikanye amakuru y'uko Vava yitabye Imana. Uyu mukobwa akaba bivugwa ko yazize uburwayi bw'umutwe ukabije ndetse akaba yaramaze iminsi arwariye mu bitaro. Yaramaze igihe kigera mu byumweru 2 ari mu bihe bitamworoheye, akomeza kurwana n'ubuzima, akomeza kureba ko yava muri ubwo burwayi, ari nako abaganga bamufasha kumwitaho uko bashoboye. Bakoze buri kimwe kugira ngo Vava abashe kugumana ubuzima bwe, ariko burya ngo iyi saha yageze kandi buri muntu wese agira igare rye. Byaje kurangira rero Vava yitabye Imana azize umutwe wari ukomeje kumutesa mu minsi yashize. Nk'uko yagiye abitangaza kuri bimwe mu bitangazamakuru, twagiye tubona amakuru Vava avuga uburyo aribwa n'umutwe, ndetse na mbere y'uko amanuka ajya kurwarira i Nyamasheke iwabo yari yabanje no gusaba abantu ababwira ati nyaboneka nimubona ntagarutse muzamfashe, nindamuka nitabye Imana muzaze kumperekeza mwese nimba koko mwankundaga. Ndetse anaboneraho gutanga ubutumwa bwiwe abwira abantu ko asaba imbabazi abantu bose yaba yaragiriye nabi cyangwa se abatamubonaga neza. Ese yaba yaramenye koko igihe cye cyari kigeze akabanza kuraga? Kuko ibi ntabwo bisanzwe. Buriya ahari byashoboka ko umuntu agira ibyiyumviro bidasanzwe iyo agiye kwitaba Imana. Kuko na Vava nukurikirana iyi video mu magambo yavuze hano aho yari aryamye mu bitaro, aragaragaza ko Vava ashobora kuba yari yagiye acirwa amarenga n'umutima, ko ashobora kuba agiye kuba atandukanye n'ubuzima, kubera ko amagambo avuga arakomeye, n'uyumva ateye ubwoba ku muntu wari urwaye. Kandi murabizi ko iyo umuntu arwaye hari igihe akenshi aba yifuza kuvuga ibindi byiza byatuma arushaho kumera neza. Ariko Vava we hano muri iyi video nk'uko uri kubireba yasaga n'uri gusezera inshuti y'abavandimwe, ndetse anicuza muri bimwe abantu yaba yarakoze bitagenze neza bikabangamira rubanda rundi. Hano Vava byose ubona ko yari ari kubivuga, ndetse tukaba turi kugenda tunagerageza kubihuza tunibaza, ese Vava kuko ni umutwe umwishe cyangwa hari ikindi kintu cyihishe inyuma y'uyu mutwe wa Vava? Ese Vava koko ni umutwe usanzwe? Vava umutwe utaragiye uvurwa ngo ukire,
iki kibazo ntabwo kiri gusobanuka neza, bikomeje gutera abantu benshi urujijo ndetse n'agahinda gakomeye cyane kubura umukobwa ukiri mutoya, umukobwa wabonaga ko afite umuhati wo kubaho ndetse yifuza no kugera kuri byinshi, byatumye ava mu cyaro akaza muri Kigali, akaza kuhahigira ubuzima ndetse akagerageza kurwana kugira ngo n'izina ry'iwe ribashe kugera aho ryageze. Ntabwo byari byoroshye, murabizi ko umuntu wese burya iyo ari gushaka gutera imbere, iyo afite inyota nta na kimwe atakora kugira ngo abashe gutera imbere. Ndacyakomeza kwihanganisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'umuryango wa Vava, rwose Imana ikomeze ibakomeze kandi natwe tubafashe mu mugongo. Ni ukuri Vava yari umuntu abantu benshi bakundaga, bishimiraga iyo bamubonaga ari mu biganiro bigiye bitandukanye hirya no hino. Ntawe utishimaga kubera ko yafashaga abantu kongera iminsi yo kubaho baseka kubera amagambo Vava yabaga ari kuvuga. Ariko uyu munsi ntabwo akiri kumwe natwe, ndetse aho yagiye ubu ni aho twita ahacecekerwa. Reka dukomeze dusaba Imana kumwakira neza, imwakire mu bayo, ndetse bose inshuti n'abavandimwe mukomeze mumusabire kugira ngo agire iruhuko ridashira kandi ryiza. Ariko hano hari ikintu gikomeje kwibazwa, hari amagambo yavuzwe mbere y'uko Vava yitaba Imana. Nimba mwarakurikiranye bimwe mu biganiro yagiye akora, hari umupasiteri wagize amagambo yatura kuri Vava, ndetse twavuga ko amagambo atari yoroshye, nubwo abantu babifataga nk'ibyoroshye icyo gihe kubera ko Vava yari muzima, ndetse nawe ubwo ntabwo yari kwiyumvisha ko aya magambo akomeye, nubwo yamubabaje ndetse akanabwira n'abo umupasiteri akagira uko yagaragaza amarangamutima yiwe bitewe n'uko umuntu akubwira ngo biraza kugenda gutya ku buzima bwawe bitewe n'iki n'iki, nawe ubwawe byagushokinga cyangwa se byagukora ahantu bikakubabaza, ndetse uramutse uri umuntu utihangana ushobora kwisanga wagize ibindi uvuga bitari byiza. Ese uyu mupasiteri koko ni umwuka w'Imana wari umurimo? Ibyo yavuze yari abifitiye gihamya? Ese ibyo yavuze yaba yari afite impamvu koko nyamukuru yo kubivuga ko kugeza aka kanya kuba Vava yitabye Imana bishobora guhurirana n'aya magambo uyu mugabo yavuze, ndetse ugasanga bifite ubundi busobanuro budasanzwe? Ese uyu mugabo nyuma yaho ntago ari buze kugira izindi ngaruka zimubaho zo kumukurikirana, kubera ko ntabwo byumvikana uburyo ki Vava bihuriranye n'aya magambo uyu mupasiteri yavuze, akavuga ko mu gihe gitoya Vava ashobora kwisanga yavuye mu buzima. Yabivuze mu mvugo ivuga ngo ariho umwuka wo gukenyuka. Nimba mubyumva mu Kinyarwanda neza, gukenyuka ni ugupfa imburagihe, ni ugupfa utageze ku ntego z'ubuzima bwawe, ni ugupfa ukiri mutoya. Gukenyuka muri makeya ni ijambo ritari ryiza ndetse ritanoroshye. Umuntu wese akubwiye ngo uraza gukenyuka, byanga byakunda ugira amakenga. Ese uyu mupasiteri koko ibi bintu yari afite ishusho ku buzima bwa Vava bugiye gukurikiraho? Iki ni ikintu nawe ushobora kwibaza, ushobora gufataho umwanya wawe ukibaza koko nimba ese koko ibyo yavuze koko bishimangiwe koko no kuba birangiye Vava apfuye, cyangwa se uyu mupasiteri abantu bamushake anatubwire n'ibindi yari yabonye kuri Vava mbere y'uko biba, kuko nimba koko yareretswe urugendo rwa Vava ko agiye kuva mu buzima, yakagombye kuba byibura yaranamuburiye. Hano iyi ni video igaragaza Vava ari kwivovotera uyu mupasiteri, hano ni mbere y'uko Vava yitaba Imana, kubera amagambo uyu mupasiteri yari yavuze. Nawe uraza kwiyumvira amagambo yavuze, ateye ubwoba ndetse
ni n'amagambo aka kanya nk'umuntu wese usesengura ashobora kumva koko ibi bintu ntabwo ari ibintu bihuriranye. Ese n'umutwe koko wishe Vava cyangwa hari ibindi byihishe inyuma? Nimba koko ari n'umutwe wa rigare ryiwe, ese uno mupasiteri yari yarabyeretswe mbere? Umva amagambo no mupasiteri yivugiye. Nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi. Kimwe nuriya mugore, wa mugore nguhaye gasopo. Njengwaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwirirwa ukora abantu. Ayo ni amagambo pasiteri we yivugiye avuga ko Vava nta gihe kinini asigaje mu buzima. Aka kanya tuvugana Vava ntabwo akiri mu buzima. Ese nimba koko uno mupasiteri yarekurirwaga akaba yarabibwiwe n'Imana, kuki nta kintu yabwiye Vava kugira ngo Vava abashe kwisobanura cyangwa se abashe kwikiranura mu nzira ziwe, wenda anamenye iherezo ryiwe uko rizagenda? Ese uyu mupasiteri yaba yarabivuze ariko hakundi abantu bahubukira kuvuga ibintu, cyangwa koko ni ukuri byari byabaye? Aya ni amagambo y'uburakari Vava yivugiraga. Umugabo nyabakira urani mugabo nyabakira imbwa y'umugabo gusa. Uriya mukobwa yaravuze ati harabagabo hari n'imbwa muramugendaho. Yavuze ukuri. Uvuze yuko ura mupasiteri ari atari imbwa se kirani iki nibura nimbwira moka. Mu burakari bwinshi Vava tukana, uramuzi ko ntabwo yategwaga mu ijambo yaravugaga rwose, ikiri ku mutima we ntabwo yagihishaga. Yari umukobwa ushyira ibimurimo byose ahagaragara, ariko aka kanya ntago tukiri kumwe nawe. Ni inkuru y'agahinda, mukomeze mwihangane, turaza gukomeza kudukurikirane tumenye icyishe Vava. Ciao, turabakunda.